ukanye ubutindi ugira ubuvana he mama ntabwo ubwo yigeze agira bumeze gutyo na data ntameze uko nguko n'ahantu hose tuvuka ntabwo bameze gutyo ubundi wowe waturutse wa mudage nakugize nte ugize naho ushaka kuba umurozikazi kweli kuba yamubaye kuko yahereza ikirakundi atari kobera kuba yanyishe ibazo yuha ikirakundi atari kobera umwana w'abandi babigendeyemo kubera kunkunda gusa gukundana uyu mukobwa yakugize ati niba iki wifuza kuri musaza wawe ushaka ko aguhereza akomeza guhereza nanjye nciraho tuguhereza mbwira nicyo yifuza kikunyura mu mutima nagukoze iki koko gituma ushaka kunyica Miki tubwira ikintu nyifuzaho ni iki basi kuba nkundana n'uyu Miki ngiye basi ndatekereje ndavuga ubwo ari wowe ari buze kugira umutima akubwira ikintu kibaye ariko n'umukobwa afite umutima unangiye muri we si yaba bikoze undi muntu agapfa ko bari kuba bagufunze basi apfe wanezerewe ngende mfe pe umuhinduye ikigoryi akagira gusara wakumva uri happy basi wishimye urabizi kumubura kwanjye ukuntu bigendekera agize ikibazo nanjye mpita ndakuriza tu niki wifuza basi Oui. Oh baby this. So. Yeah. Bonye bigeze kunshaka cyane kandi nari ndi gucafa ndavuga ati mugire ubwire. Mbona wagira ngo twite ibiyaga. Iki? Mbona wagira ngo twite ibiyaga. Kubera? Mbona wicaye uticaye ushaka kwiruka. Elegana. Ubu buzima bwawe bwarahindutse ari ikintu madashaka mu buzima. Ibintu byose binjagaraza binesha umutwe sinshaka kubiha umwanya gatoya. Wanyumvisha ariko. Bivuze ngo mubikujagaraza nanjye ndimo. Yego. Ndi mubikujagaraza kobi. Nese no bumagara buriya ngiye simba numvirega ikintu tatukiri kuvugana. Ariko kobi. Waruzi ko turetse amagambo yabaye hagati yacu. Nta kindi kintu twapfuye. Twakagombye kuba tukiri kumwe. None nanjye ndi kuboneka mu bakujagaraza. Ayo magambo niyo yaranabaye yarakoze. Kandi ibyo twari twarabivuganye. Mbona yinzi ko ibintu byarangiye umeze neza nanjye ngomba kuba meze neza. Hako da wambwira nyine we. Kandi icyo ndicyo numbwira n'ubundi urasanga ari ibintu kuko ni ibintu duhoramo bimwe bisubiramo. Egara umuntu yigeze kumbwira ngo nanjye icyo gihe ndi kumubwira ibintu bijya kumera gutyo. Arambwira ngo uzanywa amazi birashira. Kandi koko nayanyweye birashira. Iryo jambo ryangumye mu paka birashira. Tumva rero ana twakomeje twakemera ko ibintu byarangiye tukareka. Ahubwo urumva uti nawe ndumva nakubwira ukanywa amazi bigashira. Gende nywa amazi birashira. Wenda si muri yo sanse nashakaga kubyumva ariko bijya gusa. Ariko ratandinjije. Nuko ntekereza. Naho ngenirirwa ndwana na Kevin. Mubuza kuba yagutambika mu bintu bya Scott. Ngo ntukorweho ube nakoreka. Kumbi uracyambona nk'umuntu witesha mutwe, nywa amazi birashira. Ha? Kevin uri kumbwira ngo urwana ngo niwe wonesheje umutwe nawe ubwo nawe ari mubanesha umutwe wo kubyumva. Gusa yaba we yaba ikigende kure y'ibyo bintu byose. Serious.
timu yanyu sinshaka kuyijyamo, sinshaka no kumenya ibyo mukora, sinshaka no kumenya iki. Wenda bitewe nuko narezwe nanze kwirirwa mbikubwira kuri phone, ariko ikintu kimwe ushobora kunkorera noneho, kimwe cyo nkazabara nyigushimira, kimwe cyonyine nuko wanyibagirwa ukanyihorera ukareka mu buzima bwanjye niberemo bushyashya. C'est tout. Ibyawe na Keve mugakomezanya ibyanyu, njye nta kibazo na kimwe mfite. Nicyo kintu. Mbwira icyo washaka kumbwira gusa, ni kugira ngo mbone n'ukuntu nikomereza. Ukomereza. Nta kibazo. Ndashaka kukubwira se ngo yahagije ibintu. Ko nizere ko nibyo twumvikanye nawe byumvikanye. Kuko njyewe buriya birambabaza cyane iyo ibintu duhora tubisubiramo, akenshi bigaragara nabi bikamera nk'agasuzuguro. Kandi byakagenze neza kuko Kobi kubaha mu minsi twamaranye basi yo tukayubaha, ariko tugana amahoro. Yes. Chungana n'amagambo uri kumbwira. Arigende. Cyose. Amahirwe y'imigisha muri byose. Amen. Mbega inyana y'imbwa y'umuhungu we, mbega ingegera we, Mama, buriya hari ikintu maze iminsi ntekereza, ariko nkaba ndetse kukikubwira nkumva nzakikubwira, ko ndibaza ko yashobora kuba umwanya mwiza wo kukivuga. Maze iminsi ntekereza ko urabona maze igihe kinini hano, nubwo nagiye nca mu bintu bitandukanye byiza ndetse n'ibibi, ariko harageze ko numva ko nshaka gusubira mu rugo iwanjye. Nkagenda none nanjye ngatangira ubuzima bwanjye nanone, nkanitekerezaho birushijeho, kuko iyo ndi hano akenshi hari igihe nshobora no kwirara kuko mba nzi ko turi kumwe nanjye, ariko nsubiye mu rugo nkongera nkakora ibintu byanjye nk'uko nabikoraga. Numvise aribyo byaba byiza ko nawe umaze gutekana kandi kugeza ubu ufite n'icyo uri gukora utari kwirirwa mu rugo, hanyuma tukajya duhura, noneho duhura dusurana nk'uko byari bisanzwe na mbere. Siko icyo gitekerezo rwose pe wari watekereje nicyo, ariko njye ntabwo nagushyigikira kugenda none aha ngaha. Haracyari kare rwose, tuza, nta kibazo ufite hano mu rugo. Urabona ko hano nta wundi muntu muhabyiganira, ni njyewe nawe, ndi mama wawe, nta kintu ushobora kukwima gihari, nta n'ikibazo dufitanye pe. Ariko ibyo guhaguruka kuvuga ngo ugiye gusubira mu rugo rwawe aka kanya, uretse njye ndumva ntabigushyigikiramo, sibyo? Uti gute rero? Mbaza impamvu numva ntabishyigikira. Uragiye usubire mu rugo rwawe, nta muntu ururimo, nta mugore ururimo, nta muntu muri kumwe. Uragenda none wongere kandi utangire wigaragure mu bakobwa, umwe yinjire mu gitondo, undi nimugoroba, undi gicuku. Apana, ibyo simbishaka. Ihangane tube turi kumwe hano, aho iriya nzu ndumva wagenda ukayitunganya, sibyo? Ugashyiramo ibikoresho byose Keza yakuyemo yatwaye, bira byose uzi yasahuye, ubisubizemo, usubizemo intebe nziza, ushyiremo utubati, ibitanda byose ubishyiremo. Ahasigaye uba utuje, hari umunsi nzakubwira ukagenda. Ariho hano ntacyo ubaye kandi nta kibazo mfitanye nawe, sibyo? Mama, ibyo ndabyumva, nta kibazo, cyane ko n'ubundi nta kinyirukansa. Tumva naba ndetse nanjye, naho ibyo by'abakobwa byo ntabwo sinshobora. Mu bintu by'abakobwa rwose wumve ngo simba nshaka no kubareba. Ntabwo nkubeshye. Ati sinshobora. Ega siko ntabwo byarendakuze mwana wanjye, kuko
hari n'ibyo wakoraga ngiwe uravuga ngo ntiwabikora ngo hari n'ibyo wakoraga wakoze ntakekaga ko utakora, ariko iyo wigize marayika mutagatifu ngo mama ngo by'abakobwa ngo bikiri biki, ntabwo nemeranya nawe. Gusa ndagushimiye kuba wemeye yuko ugumye hano, hagume ntacyo ubuze pe, kandi ukomeze wisanzura hano iwanyu. Yego, kereka nibura iyo umbwira uti hari umusheri mfite, nibura se uramufite? Hari umukobwa muri iyi minsi mukundanye cyangwa se umufiyemere cyangwa umuntu ari we wese w'igitsina gore mugiye kubanamo hari amenye ngo uyu ni umusheri wawe nta kibazo? Nabyo tubiganireho, wenda ashobora kuba ndimo kugufunga kuko abaye ahari, uwo namenya ko ari mu cyimbo cyanjye akwitayeho uko nkwitaho hano nk'umwana wanjye. Ariko ubu ngo ugiye kuba hari wenyine uba umusiribateri, ubwira arahari cyangwa ntahari? urumva ntawe ntamuhari ariko hari nakubwira ntago nabiguhisha. Muri make igisubizo kiravuga ko ntawe uhari. Ngaho tuza rero, tuza twigumanire hano. Ntangereka buriya iyo nkubona umarirungu, iyo utashye mbazi ko hano muri urugo hari umuntu. Yego, mbazi ko hari umuntu, simpangayike ngo nyamuneka ninde uri bukore ku rugi ibintu nk'ibyo. Ntabwo ari ibyo. Kindi cya kabiri, ntabwo ari ibyo byo kwikunda cyane cyane ku ruhande rwanjye, ahubwo ndagira ngo ubanze wibagirwe, uzongere wiyubaka ube Scott mushyashya. Ibindi byose byamaze kukuvamo, wariyakiriye, nta depression ufite, mbese uhumeka neza nta kibazo gihari. Aba ari bwo none uzambwira uti ndagiye mama, nzaguherekeza, ariko nzi ko nibura muri iyo nzu hari umuntu muzabanamo. Yego, urakoze cyane. Kacyayi kararyoshye se? Kararyoshye, ahubwo irindazi ryananiye. Wowe ukunda kunywa ndabizi kuruta kurya. Wowe nywa kacyayi nukamara nkongere. Shareco twaganiriye nibagirwa no kukubwira icyatumye ngo uhamagara. Ariko ibyo nabyo biba bikenewe ke. Numva nshaka kumenya amakuru yawe. Umenyereke ko ugifite na gahunda. Bamba gutinya. Neza ndimo ndayibarira ku ntoki. Bavuga ati burakeza ubwoba bwe ko mbuzi none nazasanga yisubiyeho. Umva. Rero ntugire impungenge. Umwanzuro narawufashe kandi nawufashe nkomeje. Harangomba kujyaho nagira ikibazo. Umva byo tubyihorera. Ikintu nshaka kukubwira, akumva bari uti unyumve noneho niba ari bimwe byawe. Mbwira nyine none. Ndashaka kugutuma. Urabona muri gahunda zose ndi gupanga muri iyi minsi, ziri kunsaba ibyangombwa by'inzu y'umwana pe, kandi ibyangombwa Scott yarabitwaye. So ndagira ngo ngutume kuri uriya muryango udashaka ko ngutumaho. Mbwire ko ugiye kuntuma kuri Scott. Nta kintu na kimwe nshaka guhuraho na Scott, mbabarira ke. Humura. Ntabwo ari Scott ngiye kugutuma. None uri ngo bigende gute? Ntabwo ndashaka kugutuma kuri mama Scott. Mama Scott ndabizi muri inshuti. Ndagira ngo ugende pe, umusabire imbabazi. Ubikore mu cyimbo cyanjye, uramugiye naramubabaje. Ariko kumucaho niyo nzira yonyine mfite yamusha ibyangombwa byanjye. Ugende umumbwire yuko kumusuzugura no kumwubaka biriya byose nakoze atari ubushake bwanjye, byose nabiterwaga na Scott, kandi urabizi ko ari Scott wabinteraga. Nyine munsabire imbabazi pe. Kubimenya ndabizi ko ari Scott, ariko kuba ari Scott ntabwo bivuze ko ubu nagenda muvuge n'ibyo bintu byumvikana. Aguke uribuka ko n'uwo mukecuru wamubabaje? Ndabizi. Uriya mukecuru uburyo wamubabaje ntabwo ari ibyo kugenda mu ngiye ngo abari gusabira imbabazi. Gusa nabivuga n'iki? Navuga se mu ijwi ryawe gute? Gusa ndabizi wabasha kujyayo ngo umwibwirire. Ngiye ikintu ndi bwemere ni ukube n'umwa yawe. We nkagenda nkamukubwirira akazi kabimwibwirira. Naho ibyo kuvuga ngo ngende ndi imbere ya mama Scott mubwire busa nk'uko n'ibintu byose mwapfuye ntabwo byakumvikana nk'uko we wabimwibwirira.
Okay, ntacyo ntabwo ndasigara mfashe iry'iburyo ugenda umumbwirire ndebe ko yaza. Oya kuza ko uriya mukecuru reka ni umuntu mwiza ke. Ntabwo uriya mukecuru yakwanga kuza. Nanjye ntabwo ndi bumubwire ikintu umushakira. Ndamubwira ko umushaka nawe agira amatsiko yo kuza kukureba. Urakoze Naza rero ubimwibwire. Binkorere pe. Oya ibyo byo rwose ndabikora yumurire. Bidatinze. Ahandi ariko nizere ko umeze neza. Tumeze neza ntaribe. Hari ukuntu noneho ngenza hano nkumva ndashaka kubaza n'ibintu byinshi nashyika nakureba bigashira kandi nagenda nkumva mfite ibintu byinshi byo gukora. Shaka ikintu mbaza. Siko Yes ma'am. tuve muri ayo ahubwo nkwibarize. Nta makuru ya papa wawe dore ngo uyu muntu ntaherutse. Kare papa se muherutse nanjye kumwumva kabisa. Nta nubwo mperuka no kumubona noneho usibye no kumwumva gusa. Yabaganye wenda narizi ko wowe uyazi kuko najya amenya ibintu muhuriramo n'ibiki nkajya ngo wenda n'icyo utayazi numvaga ko ugiye kuyambwira ahubwo. Gusa ubundi kwera iki ibyo bintu bigushishikaje. Wasanga yaranigendebeye mu bindi bintu wenda arisangiye n'abagore biwe dore ko agira n'abagore benshi batandukanye. Yarisubiriye nk'i Burundi cyangwa ari hehe. Ariko reka nkubwire burya abantu bagira imitima itandukanye kuri iyi si ya Nyagasani. Bajya bavuga ngo umubaje w'imitima ntabwo yayiringanije. Buranjye nibaza papa wawe umutima agira bikanshobera. Umuntu aragenda agaterera iyo pe azi ko afite umuryango ntanatekereze ngo niba namenye n'amakuru yawo. Bura nk'ubwo njya nibaza niba ajya aryama agasinzira niba ajya batekereza iki bura nta n'umunsi n'umwe basi yari yanaryama ngo aturota avuga ati mama Scott na Scott wanjye basi adutekereza dutelefone tubaze n'amakuru basi kuri telefone. Yego rwanda mama wagiye ugerageza ukagabanya imiteto byibura gatoya. Ubuporo ari umuntu wo kuryama agakurota goko nawe ukumuzi rwema umugabo wawe urabona ari umugabo wo kuryama agakurota ataraturota ngo naduhamagaye kuri telefone cyangwa wibagiwe umugabo mwashakanye. Siko ntabwo namwibagiwe ahubwo ikikubwira ko ntamwibagiwe niyo mpamvu mba nanamwibazaho. Uriya rero nubimwitegeho ibyo ngibyo nabihari ntabyo ahubwo icara utuze wumve ko umubare nkaho adahari. Mama ndabikubwira igihe kiri ntabwo ibyo bintu byumva. Icyakora Siko reka ngusabe ikintu ntuzamere nka so. Imana yo mu ijuru izamfashe, Imana yo mu ijuru izamfashe ntuzamere nka so. Njye ntabwo namera nkawe cyane ko mba numva n'imico yanjye atari nk'iyiwe. Njye mba numva imico yanjye imeze nk'iyawe ahubwo. Urumva nawe papa we namba numva wapi. Njya nibuka ukuntu twabanye neza, nibuka ukuntu twakundanaga, nibuka ukuntu twakumburanaga. None ashaje yanduranya. Siko reka nkubwire mwana wanjye Imana yo mu ijuru nsenga izambabare ntuzamere nka so. Ngusaze wanduranya nk'uko nguko arimo yanduranya. Umuntu agira icyo tubane mu butoya tubane mu myaka yo hejuru nitugera mu busaza ampinduke. Njye ntabwo namera nka papa cyane ko buriya mama igihe maze hano njye nari meze nk'umuntu uri ku ishuri. Nemeze nk'umuntu uri kwiga igihe cyose maze muri urugo. Nemeze nk'uko bashobora gufata umuntu ukamujyana iwawe akavayo yarahindutse nanjye nikomeze byaminduye ibintu byinshi. Rero kumbwira ngo sinzasaze nkawe n'ubundi sinzaba nkawe kuko sindiwe. Urumva ngiye mfite ibyanjye ndi gutekereza. Ni nayo mpamvu mba nashaka kugusiga kenshi ubona mba nshaka kugumana nawe kubera ko nzi ko nta wundi muntu ufite atari njyewe. Uko nguko tuje Scott uri hano uzambabare nuramuka usubiye no mu rwawe uzakomerezeho. Uzaharanire kuba inyangamugayo. Yego uzaharanire kuba icyitegererezo. Buri muntu wese avuga ati uriya muntu ni icyitegererezo cyane. Genda natekereye mu cya Scott. Nibyo nkwifuriza mwana wanjye. Ntuzasaze wanduranya no mu myaka y'ubutoya ufite nabwo ntuzanduranye. Basi uzi ko hari igihe nko ku musozi abantu umuntu yabaga ari inyangamugayo akabazwi n'agace kose.
bakavuga ngo kwa kanaka uriya mugabo mwami ni inyangamugayo, ni imfura y'u Rwanda. Uzaharanire kwitwa imfura y'u Rwanda. Iryo jambo, iryo zina ryitwaga nk'umuntu w'inyangamugayo kuko kuva iwe kugera mu bakorana nabo kugera mu miryango akaba ari umuntu ufite indangagaciro ndetse na kirazira. Siko ukomereze aho ngaho. Urabona usigaye witwara neza, nta nzoga unywa, turasangira icyayi hano, turasangira bidasembuye, uri umwana mwiza ubu ngubu. Uzakomeze rero ukomerezeho, ntihazagire ikintu ikosa na rimwe ryongera kukugaragaraho. Ndabyumva kandi nanjye ndabibona ko hari ukuntu meze biruta uko nari meze mbere, kandi byose ndabikesha kuba ndi kumwe nawe. Imana ishimwe. Komerezaho rero. ariko bo urabona nk'ibintu nawe wari ugiye gukora kubera guhubuka kwawe, ukuntu userereye na Kobi kandi Kobi atuzaniye amakuru mazima. numva ari igihuha. Ibaze noneho iyo ataba Kobi hakaba ari uwundi muntu Kobi yabyanze kubikora, simba mpfuye kubera mushiki wawe. Reka nkubwire, reba ndagukunda cyane sibyo kandi urabizi, sinzi n'uburyo nshobora kubigushamo kugira ngo ubyizere nk'uko ngewe mba mbyiyumva, gusa ndagukunda ku buryo nta kintu na kimwe cyatuma nkwanga cyangwa ngo gitume ntandukana nawe. Ngukunda mu bihe byose waba urimo, amakuba yawe niyo yanjye, ibyiza byakubayeho nibyo byanjye, wishimye ndishima, ubabaye ndababara. Ndakwinginze ngo ibyo bintu uzabizirikane muri uyu mutima wawe sibyo? Hanyuma rero reka nkubwire ikindi, Kobi ndabizi ko utamukunda pe, ariko urabona nk'ukuntu aba atugiriye neza. Kobi ni umuvandimwe, ndabizi ko Kobi nta kintu na kimwe kibi yanyifuriza kandi nanjye nta kintu kibi namwifuriza. Ubu se nta bitukweretse uburyo adukunda. Numva biranandenze, sinzi niba nzongera guhagarara imbere ya Kobi ngira ikintu mubwira kubera ko no wikwicura urubanza. Biragoye kumva ko mushiki wawe yaroga, biragoye cyane, nanjye ndakumva kandi Kobi nawe araza kukumva ndabizi. Tracy ndumva nsabye kubona muri famiye yanjye havamo umurozi. Ni ikimwaro, uransebeje, unsebeje bwa kabiri. Ndashaka kuha basi ziba wowe. Ni ukuri ni shitani bro, ntabwo nabikuye ku mutima, ndakwinginze mu mbabarire. Bwa rimwe ndashaka ko hari imbabazi zimwe gusa uhamike. Ntabwo nakugeramo urubariro bitewe n'ibi bintu yarakoze, ni ukuri kw'Imana. Ntabwo naba ndi kwigirisha noneho, naba ndi kwigirisha, ntabwo namubabarira na gato. Imbabazi nshaka kumuha ni izi ngizi: wihanganire ibintu ibisaga ibereye hano mu nzu, ntizigere isohoka amahanga, birangirire mu nzu. Ikindi kandi ntubizanemo ibintu by'abayobozi n'ibiki, kuko iki ni icyaha gikomeye, yanabifungirwa. Umuntu amureze yafungwa. Izindi mbabazi ngiye guha windeba we, windeba ndakwinginze. Umuntu turaguha imbabazi, tugira umutima mwiza. Tracy buretse ubu ndumva nayikumenaho, ni ukuri ndumva nayikumenaho. Reka nkubwire, muri ubu buzima sinifuza kuzongera guhura n'umukobwa nkawe. Humura turakubabarira, ntumeze ko couple yacu turabana neza. Imbabazi za nyuma ngiye kuguha ni nziza cyane, zizatuma ibintu byose bigenda neza. Ntuziteguye se? Witeguye izo mbabazi? Sheri tumeze imbabazi. Njye mbabarira, ntabwo nshaka kumubona none. Imbabazi ni izi ngizi. Muri imbabazi twaziguhaye iza mbere nuko tuguhishira ibanga kuri umurozi. Izo ni iza mbere kandi zirarenze. Okay, imbabazi za kabiri rero.
Mike nguhaye iminota 2 ubuzinzi ibintu byawe byose usohoke mu inzu nuko mbuze nta zindi negociation mfitanye nawe zinga staff zawe zose genda uzinge kuko wazingiriye ubu ngubu iyo mpfa wari kuba uri kuzisaba iyo mba debile wari kuba uri kuzisaba uracyasaba imbabazi urabona ukuntu wari unyishimye hejuru umukobwa nkawe kobwa mwiza nkawe ni ukubona inzobe iri inyuma mu mutima uri umukara umwijima zinga ibyawe usohoke umvira ahangaha haguruka genda naguhaye iminota 2 genda uzinge staff zawe zose go uzita utaha icyo mbonye nuko iyo pantaro wambaye yera kuko umutima wawe wirabura kuyirusha zinga uhita ahubwo nshaka kukubaza ngabanyaho umunwa nashaka kukubaza umva Kobe yabaye iki ko ndi guhamagara telefone ye ntamfate nyine